ugendamo, hanyuma kimwe mu bintu bituma tudapfa, kimwe mu bintu bituma turwana tugatsinda, kimwe mu bintu bituma mu by'ukuri tunyura mu ntambara ariko tukazinyuramo neza, harimo ikintu cyitwa umugambi w'Imana. Kuburi hose uko Satani atakiri mu isi, simbabazi yakugiriye, yarakoze ahubwo byaranze. Babwiza ukuri y'umuntu yahamagawe n'Imana, hariho n'igihe kigera pe, hariho n'igihe kigera mu ntege nke za kimuntu ukumva wanabiva. Ikintu cyitwa umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Haleluya. Hari igihe Imana ikwitegereza ikakureba ikakwima inzu, ariko kuri kwa kukwima inzu rikaba ari ishuri ry'Imana. Hari igihe abandi bajya kwiga, wowe ukabura minerivare abandi bazibona, umva ukajya uburara ukagenda waburaye, kandi wagera no ku ishuri bakakwirukanira minerivare. Iryo ni ishuri ry'Imana, ryicareho neza wige. Haleluya. Uhumure, uhumure, gusenga kwawe kwarumviswe, iyo wabwiye niyera. Kandi umuntu wese uzabasha gukurikirana aya magambo akayarangiza, ndakubwiza ukuri ko uzahabwa imbaraga nyinshi, umwuka wera azakuzaho kandi uzakira ibitangaza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ndagushimye cyane Mana nziza, ndaguhimbaje cyane kuko uri mwiza, uri Imana isumba byose, urakomeye, urakiranuka, ufite ubutware bwose n'ubushobozi. Jean Paul Kimanuka ndagarutse, ngarutse kuri iyi mikoro, kuri iyi kamera ya televiziyo Umuhamagaro TV. Ndanezezwa cyane n'urukundo rwawe unkunda. Uwiteka, nzi kuri Imana kandi nzi ko ushoboye byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uwiteka niwe mukiranutsi mukuru. Twebwe ubwacu turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, ni nayo mpamvu ko dusenze kenshi twihanira imbere yawe, kuko tuba dutsinzwe kandi nibyo duhora dutsindwa. Dawidi yigeze gusenga neza, aravuga ngo mu byaha niwo mama yambyariye, ngo ariko ibyo byabayeho kugira ngo bigaragare ko Uwiteka ukiranuka nuvuga. Ageze hirya Uwiteka aravuga ngo iyo uza kuba wishimira ibitambo iby'amapfizi n'iby'intama, ngo yakabigutambiye. Ngo ariko kuko yamenye yuko wishimira ibitambo wishimira kandi binezeza umutima wawe, ngo ari umutima umenetse kandi ushenjaguwe n'ijambo ryawe. Aravuga ngo ibyo byonyine asobanukiwe neza yuko uri Imana iyo gucirirwa bugufi no kubahwa. Data rero tugarutse imbere yawe, tuje kuvuga andi makuru meza y'ijuru, kandi tuje guhumuriza imitima y'abantu no gukomeza amaboko yaratentebutse no gusubizamo imbaraga mu bari bacitse intege. Ndasenze cyane rero kugira ngo ubundi bwami bwose bwa Satani tubufate mpiri mu izina ryawe Yesu, hanyuma ubwami bwawe bwonyine aba ari bwo bwamamara kuko uri Imana. Urakoze cyane, habwa icyubahiro, ni ku bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Hanyuma bavandimwe, jewe murimo mureba koko nkuko mumaze kubyumva, ndi Jean Paul Kimanuka, umuhanzi nkaba n'umuvugabutumwa mu ijambo ry'Imana. Ntabwo nivuga byinshi, gusa ku batari barigeze bankurikirana nababwiye ko ndi umugabo, mfite umudamu n'abana batatu. Ncumbitse muri Kigali ariko mvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma si byinshi nifuza kubabwira, ibyo mbabwira nuko ndi umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana. Nababwiye yuko iyi televiziyo yacu yitwa Umuhamagaro TV, Imana iduhereza izina ryitwa Umuhamagaro, nkuko nabibasezeranije ubwashize. Nababwiraga yuko uko iminsi izajya igenda yicuma, nzajya ngenda mbasobanurira ikintu cyitwa umuhamagaro. Ikintu cyitwa umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Haleluya. Iyo umuntu avuze ijambo ryitwa umuhamagaro, bamwe na bamwe barivuga mu kanwa kabo nkuko babyumva, ariko mu by'ukuri ntibamenye imbaraga zihishe mu kintu cyitwa umuhamagaro. Iyo bavuze umuhamagaro uhita wumva guhamagarwa. Bahamagara ryari cyangwa se umuntu ahamagarwa ryari? Ahamagarwa iyo hari impamvu itumye ahamagarwa. Guhamagarwa bibaho mu byiciro bitatu. Iyo umwana avutse, mwese mwumvise yuko arira,
kandi burya umwana iyo avutse arira nta muntu umukubise na rimwe niyo atanarize bamukubita agashyi hanyuma bikarangira yitabye. Uwo ni umuhamagaro abahamagariwe kuza mu isi, Imana ibimushyize mu isi kugira ngo imukoreshe icyo ishaka yuko akora mu isi. Hanyuma undi muhamagaro wa kabiri ni igihe umuntu ahamagarirwa gukorera Imana. Umuntu ashobora guhamagarwa mu buryo bwinshi, umuntu ashobora kumvira ijwi aryamye, umuntu ashobora kumva ijwi yaraye mu mungoti, umuntu ashobora kumva ijwi yaraye muri kaburimbo yasinze, umuntu ashobora kumva ijwi yaraye muri hoteli arimo arasambana, ariko mu by'ukuri bikaza kurangira yumvisha ijwi rikamuhamagara. Rero ikintu cyitwa umuhamagaro ndababwiza ukuri ko igihe kizagera nkabibasobanurira neza, ariko ndababwira ku muhamagaro wa kabiri witwa guhamagarwa n'Imana, uhamagariwe kuyikorera. Hanyuma reka mbabwire undi muhamagaro wa gatatu, ni mu ncamake mbabwire umuhamagaro wa gatatu iyo umuntu ahamagawe bwa nyuma arangije urugendo rwe mu isi apfuye. Rimwe na rimwe muzumva abantu mu Kinyarwanda cyacu dukoresha ijambo ryitwa kwitaba Imana. Iyo bavuze nk'umuntu yitabye Imana aba yapfuye, kandi koko niyo duhamagariwe gukorera Imana tuba dupfuye ku byaha, hanyuma tugomba kubaho mu bugingo buhoraho. Haleluya. Hanyuma rero ni munyemerere cyane mbabwire mu ncamake z'impamvu umuhamagaro wa televiziyo yacu yitwa umuhamagaro. Nuko ndi umwe mu bantu bahamagawe n'Imana, ariko ngakorera Imana mu buryo buruhanije cyane, ngakorera Imana mu buryo bugoye cyane, ngakorera Imana nsuzuguwe, ngakorera Imana ncunaguzwa, ngakorera Imana ntukwa, ngakorera Imana nyegwa, ngakorera Imana mparabikwa, ngasuzugurwa n'abatakansuzuguje, ndetse ngasuzugurwa n'ababishaka kunsuzugura bose. Ariko ijambo ryitwa kuba warahamagawe n'Imana, usomye mu bice 15 mu by'ukuri n'umurongo wa 15 by'Ubuhanuzi, by'igitabo cy'umuhanuzi witwa Yeremiya, yaranditse aravuga ngo ayi Uwiteka waranshutse nemera gushukika. Hari amagambo yagiye yandika menshi, aravuga ngo yagerageje kubivamo. Babwiza ukuri iyo umuntu yahamagawe n'Imana, hariho n'igihe kigera mu ntege nke za kimuntu ukumva wanabivamo, ariko kuko wahamagawe n'Imana bikarangira Imana yo mu ijuru ije ikakwikomereza, kuko ariyo n'ubundi yaguhamagaye. Abandi benshi bihamagaye kuko nabo bariho, cyangwa bahamagawe n'abandi. Nabyo nzabasobanurira uko iminsi izajya igenda yicuma, mbasobanurira uburyo umuntu ahamagarwa n'Imana, mbasobanurira n'uburyo umuntu yihamagara we ku giti cye, mbasobanurira n'uburyo umuntu ahamagarwa n'abantu bagenzi be. Iyo umuntu yahamagawe n'Imana akomera mu gihe kitari icyo gukomera, akarwana mu gihe kitari icyo, akarwana mu gihe cyo kurwana kandi akanesha, kubera yuko ntabwo ari we witsindira, ahubwo Imana niyo imutsindishiriza. Nyikiriza ngo amena niba uri muranyumva n'ukuri ntacyo bitwaye. Hanyuma reka mbabwire mu ncamake ko nzabasobanurira byimbi ikintu cyitwa umuhamagaro. Muri uyu mwanya rero tugarutse kugira ngo tuganire rya jambo ryacu, aho twaricumbikiye ubwashize. Twacumbikiye ku ijambo, twarimo tuganira ku ijambo rivuga ngo impamvu eshanu, zimwe mu mpamvu nyinshi, impamvu eshanu mu mpamvu nyinshi zitera Imana kugerageza umuntu wayo. Ngira ngo tuzibukiranijeho neza, tuzibukiranijeho gatoya izo mpamvu. Impamvu ya mbere twasanze ari uko Uwiteka bashaka kukwihanganisha. Indi mpamvu ya kabiri twasanze ari uko Uwiteka bashaka kugutunganya. Haleluya. Indi mpamvu ya gatatu twasanze ari uko Uwiteka bashaka kugushyitsa. Amina. Indi mpamvu ya kane twasanze ari uko Uwiteka abashaka mu by'ukuri kugira ngo akwemere, agushyire ku rugero rwo kwemerwa. Indi mpamvu ya gatanu twasanze ari uko Uwiteka abashaka kukwihesherezaho icyubahiro. Ayo magambo y'Imana twayasanze mu gitabo cya Yakobo mu gice cya mbere n'umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4, hanyuma tugasimbuka tugasoma n'umurongo wa 12. Ndetse ayo magambo twayasanze mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya mu bice 3 umurongo wa 7 n'umurongo wa 8, dusimbuka dusoma n'umurongo wa 14, turakomeza dusoma umurongo wa 31, tugera ku murongo wa 32, dusoreza ku murongo wa 33. Hanyuma rero nabasezeranije ko ningaruka tuzaganira mu bice 13 n'umurongo wa 9 by'igitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ndetse turi buze no kuganira mu magambo yo mu gitabo cy'abami ba mbere mu bice 11 n'umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, ndetse dusome n'umurongo umanuka hepfo gatoya. Hanyuma munyemerere mbere yuko ayo magambo tuyasoma, mu by'ukuri tubanze
turirimba na karirimbo gatoya. Ndabanza ndirimba karirimbo gatoya n'indirimbo nise ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Amena. Ndagira ngo nkubwire ngo kimwe mu bintu bitugora kandi kimwe mu bintu bitugendamo, hanyuma kimwe mu bintu bituma tudapfa, kimwe mu bintu bituma turwana tugatsinda, kimwe mu bintu bituma mu by'ukuri tunyura mu ntambara ariko tukazinyuramo neza, harimo ikintu cyitwa umugambi w'Imana. Ndetse kimwe mu bintu dukirana nabyo muri kwa kugeragezwa n'Imana ndetse no muri kwa kugeragezwa na Satani, nababwiye harimo ijambo ryitwa umugambi w'Imana. Wihangane uze kuyikurikirana, uze kuyumva. Ndazi ko turi buze nuyumva neza aya magambo y'Imana uzayakunda, iyi ndirimbo nayo uzayikunda, kandi ndazi ko hari icyo bigomba kukumarira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Ndumva njyewe mfite ibihe byo gufashwa kandi nkunda kubana n'abantu bafashwa. Ndazi ko nawe nuramuka unkurikiranye mu izina rya Yesu uzafashwa n'ukuri. Hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hariho umugambi w'Imana ku muntu yaremye. Nicyo gituma imiraba n'imiyaga bihuha ntugire icyo uba, nicyo gituma isuri itemba ari nyinshi ariko ntigutembane. Nubwo ibibazo biriho n'ibiteye ubwoba biriho, ariko n'uwabitsinze ariho. Uhumure, uhumure, gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera. Uhumure, uhumure, gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera, niyera, niyera. Kuburiho suko Satani atakiri mwisi, simbabazi yakugiriye yarakoze ahubwo byaranze. Wakumenye kera mbere y'ukubaho, uwo nguwo niwe wakwimanye. Yarakureza aragukuza, ni nayo mpamvu ataza kurekura. Iyo ataza kuhaba n'izina ryawe ntawubakibuka ko wigeze no kubaho mu isi. Uhumure, uhumure, gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera. Uhumure, uhumure, gusenga kwawe kwarumviswe iyo wabwiye niyera, niyera, niyera.